hari urwenya baduteye ngo babarije umwana bati nihe nyamaswa uzigenda nijoro mwese buri umwe yandika umwana yandikaho papa oya mwarimu arasomye ati kuki si inyamaswa ya nijoro ubona ari papa ati papa igihe cyose aza saa 8 ati kandi akaza kubita ibintu mwumva batangiye kurwanya kandi bazi ko inyamaswa zibyana nyine ati nge mbona ariyo papa undi baramubaza bati mama wowe umwita ndi mu mwira uko mama mumwita bagahita bazana amazina urabona ku ishuri hari amazina twajya twita abarimu nge hari umwarimu wacu nageze ku ishuri nsanga abantu bose bamwita Rukamba nkaba nzi ngo ni izina rye areze dirihimbana nickname Rukamba iri mu bwoko bw'imbwa zigira utubara nkazo ukuntu ngo ziba zinkaze noneho nge nkaba nzi ngo ni izina rye hano ni karamu itukura muri indi shuri nge rero bose ntitwica Rukamba arambwiye classe yose iraseka yose bati Rukamba se umwarimu atazi uwo ari we classe yose iraseka uyoberwa ibyo ari byo noneho mugenzi bati inde najya gusubiramo abana bose bagahura bati tugiye atarayima tugende ujye kumunyereka ninjiye mu ishuri abona uwo tubita Rukamba nibwo bamenye abarimu bamenye ko ariko yitwa dutandukane n'abantu b'ibyihebe nimba wumva umuntu nimba adakominika muri relationship isanzwe cyeza ko nimubana bakubwira ngo ndahemuka nimba umuntu ameze gutya kandi ukaba utari byo ushaka mureke ibintu byo kwifatanga amarangamutima ngo ibi nibi bikarangira ubabaye umutima wirirwa ujojoba uhora urira rekura reka nkakwereka umuntu mugomba kumenyana umuntu mukundana reka mbere ku muntu dukunda sheri bwina shuri Bwiza yerekanye sheri we ariko ni mugwango nta muhanuzi wabo uyu mukobwa ararenze miki bizi abanyarwanda